uyu mugabo rero twamubyaranye arambwira ngo yaramujyanye iwabo mu Burundi guta ntwarira umwana njye na maboko mfite niyo mpamvu inzanye ahubwo njyewe njye nkeneye umwana wanjye wataye muri rigo wamusize nyine gute namusize gute se namwe muri kumwe nka se yohereje umwana kugira ngo ajye abona ukuntu ajya kuryamana na Mutesi habararye nabonye bameze neza nicyo cyatumye ahubwo amujyana njyewe muri cyo njye nshaka umwana wanjye pe ntago ibi bintu byakunda bahaye ikaze bakunze bacumuse mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi mu gihe kinini cyane gishize mu mezi menshi ashize twongeye tubonye umuntu witwa Teta ngira ngo muramwibuka cyane amubonye muhise mwibuka ibye namurundi ukuntu byagenze ntago byari byoroshye Teta bwa nyuma na nyuma aragarutse turongeye turamubonye reka sigasa neza makeup rwose ziryoshye afite fresheri Teta byagenze bite agafaranga kaje kuboneka karabonetse byaje gucamo murundi tuguhaye ikaze nawe murakoze cyane wawe madamu wamubonye nagaro wanje n'abandi madamu wawe wabandi n'uwawe cyo twapfana se ko cyageze cyahwaniyemo gitano isano ryanjye nawe se n'ijyaranze ahubwo kenje mfite ikibazo gikomeye utarambwira ikibazo nyuma y'iminsi myinshi ishize wabaga hehe kutwakubuze na nimero zikuraho ibyo yabamo ntabwo beje urumva nje nagiye ubuzima bwaranze urabizi Keza nagiye gushakisha uzamuranga ugata umwana wumvaga ko umwana we bagiye gukunda se wumva ko ari we bugiye gukunda ugiye urumva nawe kumujyana mu buzima bubi nari ndimo sawa rero ameze neza nje nagiye gushaka akazi ndahiga ahantu hose kubw'amahirwe mbona birakunze nje kureba umwana wanjye uyu mugabo rero twamubyaranye arambwira ngo yaramujyanye iwabo mu Burundi guta ntwarira umwana njye na maboko mfite niyo mpamvu inzanye ahubwo njyewe njye nkeneye umwana wanjye wataye muri rigo wamusize nyine gute namusize gute se namwe muri kumwe nka se ariko ntabwo nari mubwiye yuko ujye kunangira umwana umushyira uribona ari umwana urabona ari umwana wo kubana nanjye washaka bane nanjye ibaza igihe ubwenge bafise ubundi ni nk'ubu reba igihe giheze Keza urebe nyine rero ugihangana urebe n'igihe giheze yari afite amezi aziyangana gute udahari cyagira urabona yari kuba ari kumwe nanjye akaba akiri muzima Jesse mfite ibere ndamwosa ndamuheka mu mugongo mfite umugongo ke mwana ntabwo wari ufite umukozi yaratambuka noneho yari umuntu wereza ngo jya kwishura akagenda yaratambuka ubundi umusiga amusize he amusiga waraje umusigira mu rundi wamusize byagenze ukuntu byagiye nashitse numva ngo wasize umwana ngo wagiye mu rundi ati ndamujyana anamujyana ndanamuherekeza bajyare ku bugoge byagenze gute kugira ngo njye urumva mu rundi yari yaransize ahubwo se mbere y'ibyo byose ahubwo yohereje umwana kugira ngo ajye abona ukuntu ajya kuryamana na Mutesi habararye nabonye bameze neza nicyo cyatumye ahubwo amujyana abakobwa mwebwe bagira ngo barabanduze nese bya Mutesi birakwiye niyo mpamvu ari manager wanje uje kumanaginga nago bikunda ahubwo nyine umwana wanjye umwana ari Burundi hari ikibazo yakwaje ngo umusiga wamusize gute namusize gute se ko yaje mu rundi twabanjije gushwana akajya njugunya akigira kwa ba Mutesi atanyitayeho wagira ucya guhuza ibintu bidahura vuga ikibazo ku kibazo cyawe witaho se n'abana nawe nkabona ukuntu ari kunjugunya ndavuga ati noneho reka njye gushakishiriza umwana wanjye bizamutunga noneho nyuma Keza ikintu gihe gihari cyubona akaguruka mu kiganiro mukagana ko niba ateka ashaka ko tuvuga gusobanura ikintu ashaka uyu ngura abizi ko yigeze kuva muhira byose abantu barabibonye ati umwana nuko karaza huza ngo naramujugunye nigeze ndakwirukana jewe akigendera ese ntabwo mubizi akora mu kabari akazaraza mu rugo ngo mu mwana ngo ndamose ntabwo bizi ngo mu mwana ndamose avuye mu kabari ntabyo ninde wajugunye undi waradufashaga siko bikwiye wabahe n'umwana nyine wabahe n'umwana ni bana bafara wabahe nabagahe wamusiga ugiye mu kabari ninde wumva utarafashe ninde wundi urumva atitaho umwana ajye nawe ninde atitaho umwana ni wowe kumusigira ukajya mu kabari niba utaramwiseho ku buryo yamwitaho kumusigira akajya mu kabari abantu barayibonye kenshi cyane byanagaragaye niko kutamwitaho je nkabarye nirwo ndamwitse mu rugo n'umugaburire wagiye mu kabari niko kutamwita nawe wamwitaho iyo umwitaho ntabwo mba naragiye kujya mu kabari mu ruye bagagiye ahubwo uvuga ko ntakwita ariko nitaho umwana ko niba warasize umwana iyo mba namwitaho ari kumujyana kuvuga ati n'umwana azapfira kwa hasi namwitaho wari kumujyana wari kumusiga mba namwitaho n'ubundi nabwo byabaye rwaserera kugira ngo musige nkuru bugogire mu matwi nkuru amagambo ataza
bitaza no gutuma nagwara kubera ikibazo kigihari uburyo rero tuko turamubura kugeza naho aho ari umwana ntari ariturije mu Rwanda ari i Burundi ari kwa Yamujyanye nyirakuru ate? Yamujyanye ategese ngisha inama y'uko mujyanye ke. bamusize kujya n'umuntu mukuru wasigiye umuntu munsi Ntabwo ibyo ngibyo byumvikana Diya nshaka umwana wanjye. Nta kindi. ubu ngubu Urire aha bararyaye Mutesi nabonye mukorana ibiganiro wafuje mwasangiye se mwasigiye wafuje kandi kera Nguki? Oya. umutesi uko amuzana mu biki umutesi uko amuzana mu biki nyine niwe Nyene mutwaye umwana wanjye. ubu niyo furiza iragufasha uraje uzimfatiyeho Keza rero mba nkubwire. Urabizi ujya utugira inama nk'umuryango. aya mvana abagoge Ubu ngubu nta n'umwanya mafise wo kumviriza uyu nguyu ibintu yakoze ameze neza se gute ngiye narapfuye ku buryo mabukwa nderera. wari uhari se namutwaye ndamukwambuye Aranderera gute se bamutwaye mari? mumwambuye cewe uramutaye Namutaye se ntago nigeze n'umwana wanjye. wose yari yacutse Naramuhaye se. wamusize acutse bazi umukobwa muzima watwise amezi 9 ukajya guta umwana ataracuka Nese naramutaye. wamusize nyine Ko yacutse nagira ngo dufatanye naramukwambuye nanjye njye guce hirya nawe uce hino. waraseze inzu yo wari uri uzi ukuntu byagenze kugira ngo uyu muntu ura ya mbere ataramwumva akundi wabanyweye iki kumuha amata kumuheka baba basaze mwana gufata umwana uri umugabo biragorana Umva mbwire ke. ariko nawe byaramugoye abura uko abigenza ko no gushimira umuntu amufise karamwita ari umukecuru ukuraza Ibyo ngibyo ndabimushimira pe yarakoze kumbera Kumushimira ko uraburana ngo ariko kuri iyi nshuro uwo muntu nyene umwana wanjye. mufate Yego. noneho uri kumushaka Ubundi kumushaka. abonye ko bikenewe hanyuma bwa bushobozi bwa buzima bubi bwararangiye bivuze ko noneho Bwararangiye ubu nta kibazo gihari. ushaka kujya kumubona mu kabari no muri rigori Nta by'akabari. Njemeze Afite neza nta amafaranga kibazo asoko. nsigaye nikorera nta kibazo mfite. wabonyera byibushe wabaye kibonke afite Nta kibazo amafaranga mfite ni rwose. mwenye mari uri boss ready None ikibazo kiri ni ukwikorera nyine arikora ku giti cye Oya. wabonye isoko nzima Nabishobora. yabonye isoko nzima igira abakiriya Isoko nzima y'iki? igira abakiriya Wase kuko Mutesi ari kuguha amafaranga y'ubudehe. ase wafuje ubwo kuramuzana Niyo mu mpamvu biki uri kunza- vugana nanjye None se ubundi wana Mutesi mupanga. urashakaho ese wowe ibyo birakureba ugenzeranye nawe kugira ngo Mutesi dupanga igenzeranye nawe genda kuzi Nese ndamukunda kuko twarabyaranye. genda kuzi se Papa w'umwana wanjye se. ngo Mutesi ngo mupanga iki genda kuzi Je ntabwo uzi se cyangwa utazi ni njye cyangwa utazi ni Mutesi. gusa wabyaye umwana mwiza None ni wamaniye respect se basi. ndayiguhaye janga nguterure Ariko mana yanjye. Muri nta mikino utabona nse kugira ngo ni black. ko nta gitsure cyawe cyane rero ubwoba ushaka ko naraka cunarire cuge nahari yo simbukire Oya, hasi oya. nta kintu Reka byantwara umwana kugeza kuri iyi nshuro ari we waramubyaye n'uyu ni papa we uburyo amumusigiye nabwo kuba yaramwohereje ariko nizere ko utari kubimurenganyiriza kuba yaramwohereje Ngiye iwawe, keza. nizere ko utabimuhora kubera ko nta kundi ari kubigenza Simbimuhora 100%. Ariko se kuki bwo yagiye kumujyana nambwire nangisha inama ambwira ati se sheri ko mbona byanze kurera umwana njyewe n'umukozi ari yagiye mbigenze gute yigeze abimbwira ndikubwira se ndikukwinginga ngushaka iki kwa mutaye kuko byanze kwari ufashe ngiye iki namuhamagara ko wirirwa mu kabare bigo mu kantu kazi zimfatiraho nayo kubwira ngo mufashe akanciura nkumva ba Mutesi bari ku ruhande baraseka nako batagize yako Mutesi yakwanya cyangwa Mutesi nawe wakubwiye ngo jyana uwo mwana ako aratubangamira yakubanya Mutesi ariko ntabwo babana ntabwo komba ejo bundi ko nabonye ikiganiro bagikoranye bari gusangira se gute baba nyine ari ni ugwe kwa ase muru ibyo birakureba nasangira bose se n'ubu ntibabana ubu twasangira wimusobanurira mwana ntacyo ariko amusobanurira nihabara iki rye nguyu Si ihabara rye oke nijyo kora icyo ushaka gukora nihabara iki ryawe nicyo ntacyo rero njye nyene umwana sasa numvaga uriko urabinyumvisha nibaza ngo ngaho ntacyo nimara hamana kuvyemera na ko ari ikintu Mutesi uri wawe bukore njye nshaka umwana wanjye Ase nta n'uyuhe? kibazo. Nta kibazo nshaka umwana wanjye murazana umwana gute ndetse n'uyuhe ibyo jye nuko kumbwira urareka ngo ari rama mu Burundi ase wasuye mu ngari- businzi wari urimwo njye nta ukareka businzi mfite izo utwo tugambo twawe ubu se yasinze nta burenganzira mfite ku mwana urabufite wanjye buri muntu wese ari wowe ari mu rundi mwese mufite uburenganzira ku mwana wanyu ubundi ikintu cyose cyerekeranye n'umwana mwakagikoze nateganya kumusura muramutse ntege njye i Burundi Jesse ntabwo nagiye nateze nkajyayo wamunanye najye namuhetse umugongo urumva wishimye urumva utugamba ariko aribaraguza yumva ko nyine amagambo ariko aribaraguza ko ariko ndayakira neza agiye waramutaye agiye mara igihe kingana gute uzi gufata bebe ruha amata umwana wowe umuheka mugongo ariko ararira ujya kumuhanagura umuntu w'umugabo wirirwa mu rugo uhetse umwana uri umuntu w'umugabo kujya gufata risike zo kujya kumujyana i Burundi kujya gushira mama mu bibazo
ajya kurura uruhinja ibyo rutaracuka ndabyemera pe Ese kandi uko waza mama uzana wawe ubu- yarakoze rero ubwo bugoryi buzana ngo ariko ugende kuri iyi gute nshuro nta kibazo wagira ngo Tugende wagira gufata basikanaje inama. kavuga ati mpa nimero ya mere tumuhereza y'amata narakize nagiye gukora abaho umwana Oya, niba wacyo wagezeho wakavuze ati njyewe mpa nimero ndamuhereza amata ajye guha nzamushimira ku umwana giti cyanjye Ba- ariko icyo nshaka mbere namenamo umwana wanjye Jye nahise- guteza ingaro z'umwana umwana niwe nshaka ahubwo bwira mu Burundi akwereka amafoto uko umwana ameze uko Ayo ndamwereka amafoto si iki nayo ndamwereka ntacyo ndi yaraje mabukwe yarakoze pe yarakoze kumfatira umwana igihe ntari mari Kutabimusabye se ngo amugufashe ibyo nari kugenda. ndimo si bibi nta kibi nari nebebe bibi gute wageze ku kisi nose uri kubona meze nabi wamenyanye n'abantu benshi ntago kimeze kuko ari mbese naragusabirije nigeze wumva guhamagara ngusabiriza yarahindutse ntago ari aha okay turebe fizikare yiwe hahindutse iki make up makeup asigaye yisiga make up neza make up zigura turuwasa birazo yarafise ugatesha ibintu agaciro okay nugaseba uko nsebya kose nta kibazo nshaka cyaze yaraguze agashati keza yarahindutse yarasirimutse umugabo nyumvira uko biri kose urumva nta cyariko nshaka umwana wanjye mufate turagenda mu gitondo ayo muntu akororo barabandoze Burundi ni Nyamirambo ako barabaneje uko umuntu asigaye avamo ngo Oya, nta umuntu asigaye anekereza mu gitondo ngo uno munsi ngo turakora ibi n'ibi akaneza akavuyo murabyumvikana akaburiya baraca umugani ngo yo wigeze ngo wigeze igitebo bakuyuza umwavu iyo witwaye nk'intama hose abantu uriye intama nta by'imyavu abantu mwese mwaramenyere musigaye muza mukazana ubugoryi none Njye sindi ngiye mutesi. kujya mbakorera iki njye ndi mutesi uyu nguyu ni umuntu mufatanyije kurera mu rugo tubareje yaramutaye agatuma agema amezi angahe agemeye ku mwana mugongo ubundi kano kanya umwana atangiye gukura nanjye ntangiye kwiyubaka noneho agarutse n'undi kumva ko yaje agarutse none kongera kundira stress muri jewe ushaka kongera unjyana muri stress njye na stress nzanye ubwo bugambo ni nongeye Ikintu kubumbwira nzanye. byibagire ugende umusange hari ujye kuvuga ko aho narindi Ase. kwiza aho narindi se ni ukuvuga ko natekereza ku mwana wawe wamufashije iki cyangwa uri kureba ukabona wamufashije iki hazi namutekereza igihe gana gute nta mwaka urenga kuba naramutwise amezi icyenda ntabwo haheze ubwo nibyo bintu bisetsa abantu watwise umuntu amezi icyenda yo umusiga kandi buri gihe gito ngacyuka ubuzima se ni iki ubuzima neza ubuzima ni iki urumva ko waba mu buzima bwiza umwana akamuza wowe kuba mutaye ushaka ubuzima bwiza ukamusiga mu buzima bubi ntabwo ari njye wabwishakiraga Niba nanjye waramutekerezaga. ndi kumushakira. umushakira se mu mwaka n'igice bishize wamufashije iki niba waramushakira Teta, ubuzima njyewe nyuma ukimara kugenda usiga umwana mu rundi ataranamujyana twaraguhamagaye njye naguhamagaye numva nimero ikajya yikuraho nyine kumwe umuntu aba kukuboroka niba byaragenze ute nanaguhamagaga igahita yikuraho kari karazise mu rundi akambwira ngo naraguhamagara ntibikunde tugira ngo ndavuge se ni ibyo mwakimye we na mutesi ni ibiki mwanyonywerwa kandi mu kugenda urabizi bari babiziranyeho birangira rero tukubuze gutya niba waratekereza ku mwana kuki utajya gunahamagara mu rundi ngo se umwana ameze ate buriya iyo ukumbura umwana umenya amakuru umwana ameze ate ari ahubwo niba yariyubatse yamufashije iki muri uwo mwaka urenga Njyewe umva niba wariyubatse nkubwire amufashije iki rimwe hari mu igihumbi rundi wigeze umuvanga naramuhamagaye ukandamunukira umwana ajye kunywa amata aranuka arambwira ngo Ese umwana ubona- ngo waramujugunye nzi ngo nagusubiza iki kindi urashaka kumbwira ngo warakoze mushimire ngo ndangati mukamire se ko nshaka warakoze kuvugana kujugunya n'umwana wanjye biti aho wamusize se ndanamurira ndamwinginga ati Aseke. basi mbabare keza reka nigendere Yanga umwana ntukanduze niwe ugatume nicana yanga kunyumva batatuma ngira ibitekerezo byinshi byinshi kandi naririnze kujya nicana n'abantu ndamwinginze none basi se ndakwinginze reka nkubaze nawe uri mu rundi wajyanye umwana afite undi uko yasobanuriye iwabo kuri mama w'umwana uko byagenze kugira ngo wewe niwe yanasabye mira avuga ati muzane dore ntago nishimiye ko n'umuhungu uri guhetsa umwana mu mugongo ndashaje ariko nta kibazo azajya usa ndiye bwira ukuntu yajya kubwira iwabo ngo noneho ngo mama w'umwana yaje umwana akuze shatangiye no kwiga ahubwo avuga nambabarire njye nicyo akumuha mwanyweye iki njye nta kibazo name chance njye ngende nihurire na mabuko gusa byibura niyo uvuga uti muhure se ubwo urumva mukecuru we yakwishimira kubona nawe ibaze nk'ibintu wamuteje ibibazo uragiza ngo Nta uhure kibazo. nawe wagira ngo Nanjye aho uri nari umuntu ndi wamugaragarije sinorohewe. byiza uri umuntu Ntabwo aho nari ndi yishimiye norohewe. ngo yabonye ngo umukazana amubyariye nese njye aho narindi nari nuje mama w'umwana ntabwo tuzi yuko njye tuzi ko uriya mwana afite papa gusa adafite nyina uramwana n'imfubyi kuri mama ibyo ngibyo uri kuvuga se niki njye namurere yajya kumujya mu rwarwa ajya mu nzoga ajya kumuha inzoga ni umusinzi kuri ako kagero akahe inzoga bigeze kare kabari kunsi ako keza urabyibagije wowe nyine cyagiye aza yaborewe yigwaho ngo ibyo byari ibya kera dia ubu warahindutse ubu ngo nese bari kubona biri ntabwo cyitwa teta witwa Claudine ko byahindutse wabaye umubyeyi none njye ndi umubyeyi
umubyeyi wabyaye uwuhe uri kwita kuhe mwana agaragara ko umubyeyi none ko nshaka kuzana umwana wanjye tukamwitaho twembi dufatanyije uri mu biki ufatanya nkande ase noneho karabaye ikibazo se nabana nawe afite ihabara mutese ubundi se ninde wakomeye ko muwa dorara byanze nenda bikwemereye ngo waba nenda bikwemereye urabyanze nenda bikwemereye nta kibazo ntacyo ngewe cyo mukwikira igihe tugaseka aho ngaho nyene kumfashwa mu mwana wanjye naho ndaguhaye umwana ubundi ngira umufata wa musize nuwazi oya aho yamusize ibyo ntibyakunda ariko ubundi hagati ya papa na mama ibyo n'ibintu baca bugufi se ibintu uza kuzana ku matangazamakuru ngo ujya kumusiga se ko utahamagaye keza ngo ndamusize uko iyo uhamagaye keza ngo ndamusize kukwemera ko musega ariko kugira inama ntabwo ari kumusiga ariko uragiye urajugunya uragenda n'ubundi gendo ibyo tubyirengagiza ibyo ubyirengagiza akagiye nabyirengagiza byarangiye se gene birarangira wowe uracyabifite mu muntu neze na stress byanteye stress zo zirarangira nese ngiye nari niwirengagiza ibintu giteje ikibazo ngiye nari nuje ibyo se birandeba kubera iki bitakureba wari utuje nyene uri gurujya kunywa none ko ujye uri kujya mu bubare mwandagaza ari wiyandagaje ari wiyandagaje uri mu bubare ko umwana mukobwa nkaho ufite umwana uruhinjukirwa mu bubare urumva ikintu ndi kumva teta kimubabaje umwana ariko namutesi ndumva ariko ibyo byo kumbwira abandi bandi abyikuremo nago manager nkari manager nari kuri papa de kuri na mama sisi baba hararanye ese ibyo birakureba yego ntacyo ibyo guhararana na mutesi ibyo niwe wenyine uzi niwe wenyine uzi ni benshi ntacyo mbona muba biba biri papi niwe maranye n'abantu benshi nta kibazo muhararane ngiye cyo nshakana umwana biragenda gute nakumubwiye ngo ajya kumusiga ntiyigeze azabwire keza ngo ndamusize ko yaza kukubwira bari kumugira inama nago yasiga umwana yarataye urazi igihe namaze namureka mugongo ndamuha amata n'ibiki n'ibiki ntumvugiremo noneho njya kumujyana undi abizi waranamperekeje abizi ibibazo hasuza ari zihari kandi ukanje bwira mere umwana yaravunitse umwana atangiye no kujya ku ishuri ngo mama w'umwana ngo wa undi yamutaye ngo aramushaka genda umusanga hari umuramutsa rero uramuramutsa mere amufite ni yanamugwa ngo ngire muhamukiza ari umuramutse urangije wongere wipakiza ugaruke ujye muza ujye unanyibagira none ko tunaziranye gihe bawubwo none nukananekeza ariko basi kuri incuro ibyo wakoze sumva ngo basi ndakwingiza ako niyo ngo ntunekereze wumva bimeze bite none murundi ibintu uri kuvugana none uri kumushuka wajya kurebanya ko bukutazi ngo basi ndakwinginze ngo barare kumfasha wongere umeshanse mure n'umwana yewe naje nabangaragiye genda muhamagara mena bwatuye umuntu umureke yamuramutse nabwo nyene mumureba nimumuhengaje kubona mukiza hige agenda muramutse umwana wiwe ashaka na harare azinuke yagarukije isaso agiye nanyibagira nje no kuza kunera stress mu buzima bwanje kandi wongeye kwivanga ngo ndamushaka uramushaka so mujyanye cyaki nyene nuguhura nawe mera aragutungiye arakurereye umwana akoze uraje gutora ese ubundi we nkande uri umugabo ariko none muri afite uburenganzira bwo kureba umwana kumureba no kumutwara ashaka kumutwara ivyo bintu nziko kumutwara nkamwirerera nese nge narapfuye kuvuga nziko umugabo waza akabwira umugabo ati mu mwana wanje kumurera bihagizeho n'abagore baza babwira abagabo mu mwana wanje baramutaye mwana yanje nje cyo nyeneye ubu zamushizemo ejo namara kubitamwo tubira nazayuka kene yabivuze ngo nyumvira pe nawe umuntu wasemye asa no moze sugumusavya no moze se wenda yarahindutse reka tumuheruka ni wenda yarahindutse nyene ariko nagaruka by'amagana narabiretse ni wenda warahindutse ko nagaruka urusengero nisengera ekagenda nta kindi rwose egerayo uri mu rusengero gusenga ngo nyumvira ukuntu abanseka ayo masengesho ubwajyaye arazamuka caramanuka atazamuka se Imana ntago inyumva mana yanjye ndishaka kwibaza teta rero undi wagatwaye ibintu gakeya wa mugani mukabanza ngaramushaka da uramubona uwo muhora oya umwana we hagati papa n'umwana mwese mufite uburenganzira kuri uriya mwana turabufite ikintu cyose cyerekeranye n'umwana sinyina mwibuka ubwo uyu ninde ikintu cyose cyerekeranye n'umwana mukwiye kujya mugikora mwagisha buri wese agisha inama mugenzi ati umwana tumujyane mu ishuri umwana bigende gutya umwana bigende tugishe n'inama n'uwo ako nawe bizi kuri abyirengagiza nyine ndi kuvuga nyine uko byakagenze kuki bitagenze uko nguko nyene wimubesha rero nago vyakugene kuko nuko byaranye nago yarahari ngo tubigiye mu inama tujya kujya mu inama bifisano bigeze byiborera guhera uyu munsi rero mujye mube nk'ababyeyi b'umwana nyine mva keza inshingano z'umwana njyewe avuze ko yagiye gupagasa ngo ameze neza kandi aheze imyaka 2 adahari nta kibazo umwana uzabayeho na rasiyo ngusaba njye mfashe yikize yiki urasi yose ni ikindi icyo icyaduhuzanye nawe ko yari umwana akaba atari umuvise ahubwo uwo ngo narwo nanakuzi biramuzi ni mama
ntabwo nzi se uriya mwana yavuye ku giti uranye nawe umuntu ni nyina w'umuntu utazangisha umwana mama nese ushaka ko umwana azakura atanze aragukubona warakoze nyine ushaka kure atanze arakoze umwana yize kuvuga atakubona umwana yonse bebero andi bonka amabere ibihe birahinduka umwana yonse bebero andi bonka amabere nacyo mu mwana wanjye nzamwisabira imbabazi nta kibazo ako noneho wasaze ari ntago nasaze Mutore. icyo nshaka n'umwana wanjye mutore nyine utareka nkubazi uzi ko hari ubuzima umwana aba amaze kumenyera umwana ari Burundi hari ubuzima ubu amaze kumenyera bwahwari hari abana amaze kumenyera bahwari umwana ariga ndabyemera pe none gufata umwana ukongera ukamuzana niba harameze neza yongera ajye kumutembereza mu kabare ajye kumutungira mu kabare n'ubundi byashaka ngo nyumvira ko ku kabari uri kujyaramo naka njye ntabwo nisa agenda kimwe yigeze abyemera nese harakumba mu nese mbere waravyemera kuko abamo mbere waravyemera wenda nibyo ngibyo abinshinzaga ubona nese njye ubona uri kubona nanyweye nese ko nutanyweye nanyweye iki ufite inyota ahubwo sanga uri agafanta wavugishije ukuri ko fanta utoyinywa nk'impanuke nayinywa njye sinywa ariko teta njye ndifuza ko iki kibazo cyanyu nta kibazo gihari mwana nta kibazo yari wikivuna mu mutwe uyu kibazo kirahari kera ariko mwabyumvikana bigakemuka ku mpande zose basi sheri twumvikane basi wongere kunkoraho mana yanjye nongera kugukoraho umutesi atabaha ibyo nabikureba nongeye kumuraho ibyo wakoze warabikoze warataye umwana naramuhetse mu mugongo naramuhonyeje bebero naramuhetse namugeze Burundi irengagiza ibyo byahahise stress rero ntago njya nirengagiza jewe ntabwo ujya wibagirwa nirengagiza gute ikintu kandi biziko gihari nese kubera icyo utari uzi ko umuntu wirengagiza wari umugome oya ahubwo umuntu utibagirwa ikintu ngo turangize hari ukwibagira no kurenzaho we ntago urenzaho ntabwo wibagira keza agiye kano kandi duhura mu gitondo tugashwana nimugoroba nkaza ndagusekera genza ariko ndakujyagenza abandi umugome kazi ko twashwanye kandi ikintu cyaje dushwana tutigeze tukiyungaho ibyo oya ahubwo kireka twiyunze tukabona ko byarangiye bya bintu ntago twiyungira kutangaza makuru nibyo wakoze ushaka twiyunga none ashaka ko nta gahunda mfitanye nawe ko nta nteze kuzagirana nawe ko nubwo nkeneye kugirana umubano nawe nta n'ubucuti nkeneye tutagomba kugirana kandi ne pas force se gufitana umwana w'umuntu wambaye ushafitanye umwana n'ubundi ntibagirana imibano nagambira bibonye ibyanyu ntibibe nk'uko abandi bigenda ubundi njye ntabona natekerezaga ko teta kiri inaha mu Rwanda numva gutari inaha harahari ahubwo abari haha abari ntuza ahantu ntumenye ko abaho abari ntuza none se igihe umuntu legari gikera keza umuntu akisha akajya kwimenya akitekerezaho akareba ese ni iki nakora niki nese rero ngubu namaze kumenya uwo ndi umubyeyi umaze kwisobanukirwa umenye ko uri umubyeyi wataye umwana umwaka wose umwana ugamuta yonka ubu ndi umubyeyi umuntu ataye umwana yonka umwaka wose imyaka 2 none ubonye ko ari umubyeyi imyaka 2 sirimo ese wabonaga umwana ikaba kubangamira uburo buryo uvugana n'abantu ntabwo umwana wanjye ambangamira ese ubundi wa mugani teta tubwire mu bintu byakubangamiraga kiragiye ufite umwana mu buzima uri kuvuga rubaye ni nk'ibihaho yakubangamira ahantu byambangamiraga mu rundi ntabwo yaduhahiraga ese wabaye byangaga kuduhahira wabaye nyene wowe amafaranga akayajyana akayasangira na Mutesi Mutesi none uzicyagiye mbana n'uyu nguyu Mutesi yarahari ese yarahari ubwo bwa mbere Imana n'uyu none yo yamuhaga se base yazanaga cyazo rero cy'abana abantu bagira vo ahantu nagukuye ibyo ngibyo tubireke nese ujya kunywa mu kabari ukaramuka mu kabare igihe koza ryo ryari ryanjye washaka nze gusanga mu kabare ngo shire ngwino nkwaye nese wabaga wansize wagiye gatujya mu karo gatumwana mu wabaga wansize gatumwana amaturanye kujya mu kabare naguze nagiye guhiga washaka nirigwe mu nzu ibyo byahahise tubireke niko nje nabyo ndeka rero nta nubwo nyine ko twiyumva nashaka kureka ibyahahise ashaka kubigumana mu mutwe neze uransimbukisha ikintu gute nta gisimbutse njyewe mfasha rwose unyumve kugira ngo twirengagize dukomeze ubuzima hari ibyo twirengagize navuze solution finale hari no gufata aho agateka kagenda kamuramutse n'ashaka kumubona ubundi akajya muziwe nabyo kumubona ndamunike none ndamurangira kiretse mujyanye basi asegenge mfatana urugendo n'uyu none njyewe uranyereza batamuzi ibintu bitarahindutse dufatana urugendo nyene tu yo mudi numva noyigira yo mudi noyigira gufatana urugendo ndagenda mvuga ngo iki ndijyana ahantu simazi simwemere ko geri vugisha yambwa ati umuntu agiye kuza ukuntu umuntu amwakire mu mwana musuze asubireyo sidabikubwiye bamume musige bamume wigeze umutwara yose nazo ujya kujya mutora wigeze umujyana yo rero icyo nshaka nuko tujyana ukajya kubwira mama wawe ko
ko njyewe nyina wamubyaye kutamwibwiye mbere kutamwibwiye then mukamumereza mukansubiza naramukwambuye se jya kumutwara naramukwambuye umwana wawe akansubiza umwana keza gisha kumaza cyo kimwe gisubiza Nta kugira ngo uyu muntu ugiye gure amagambo n'umuntu mukuru wa mama azi ubwengeze no kwanaliza sibyo Okay. buretse kumvugiramo noneho kugira ngo tumbwire amagambo naramukwambuye basi kumve ko uje kuza gufata ibyo bakwambuye turaza kuzugenda twitwaje iki tuvuze tuvuga ngo iki byagenze gute nawe yuko wamujugunye none ugarutse kwisubiza njye nta kibazo nama amahirwe tugende tujyane we areke tujyaneyo ese ubona wagenda umubwira iki imbere yiwe Ndabyikorera. wagenda umubwira ngo iki wamubwira ngo nje gutora umwana wanjye ubwo wabindekeye nuko igenda ndivuye ahubwo ndanigendeye mwana mu byanjye ntabwo tujyana tugomba kujyana ubundi bindi ukabindekera keza nuka ubundi kuki ubumamagara ugiye kumuza n'abantu bantera stress mu buzima bwawe amaze tutamubona stress ntabwo nari ni kwanga izihe? yuko ese ubugamba kanzana no bw'iki n'ibintu yasize ni akoze izihe stress ndi nyine kumushyiraho wereka akubwira icyifuzo cye nambwiye ngo ntibikunda nategeye ijyane njya kumujyana ntabwo twajyanye njya ahubwo ni kumutwara njyewe ujya kumusiga ntabwo wangije inama ngo gutera stress ndazigutera Wewe. ndazigutera ntakuzi kumaze iminsi nta stress ufite kubera ko utari ngo nijye nagagombye kwandi kuzimutera duhuriye oya nanjye ubwanjye Ndagushaka mu iki? mutima wanjye mba nzifite mba nekereza umwana wanjye ameze gute yabayeho gute ese kuki umutekereje kano kanya mu gihe cyose gishize nibwo furize za mu mose gihe gishize cyose kuki uyu munsi aribwo ufite utereka njye kubaza mu rundi umwana wanjye kuki utaje ntago aribwo mbitekereje n'ubundi ariko nibwo ubikoze nyine nibwo nuko uhagurutse aribwo mpagurutse nkaza kuki aribwo ufashe umwanzuro impamvu ufashe keza reka nigendere mwana nuko hari ibyo nari ndi kubanza gushyira ku murongo kugira ngo umwana wanjye atazongera kugaruka n'ubundi ajye muri ka gahinda nk'ako yari afite ese ibyo waje ku murongo niyo byagaragaye nuko byari bikomeye cyane ibyo washyize ubu ntabwo bikomeye yabanje gusubira ubukumi nabasha kumuha abanza no gukwepa umwana kugira ngo umwana abanza kure bimwe za stress zo kumuheka mu mugongo zirangire ajya abona uburyo amusiga mu rugo nese wabona n'umwana nta kintu afite cyo kurya ntabwo bibaho ikintu cyo kurya se warakimuboneye ubu nta kibazo kirihe kutakimuhaye none se ubundi basi tuvuge ngo ari amafaranga uriya mugore wawe aguha n'umushyirara ese umugore wanjye mo amafaranga n'uyu mumutera n'imyaka amafaranga umugore wanjye n'uyu nayo ibyo bifaranga nazo biriya mitesi ngo nyamitesi mba ni imiti isukambwira mitese ayo mafaranga mutesi irirwa guha ni ahatayamutera umwaku kandi nawe wijya aho ngaho urakabije gutekereza ntabwo amafaranga atari umwaka ugakemura ibibazo iwabo usanga iyo myaka ibayeho wenda ukomezanye nabo bamutesi be nabo bandi yambwiye ngo afite benshi ibyo ntabwo bindeba ahubwo icyo nkeneye bashika 10 wango nta kintu bimbwiye ako ubundi kuki ukomeza untekereza wumva hari imibano twagiranye mizima ndabona ashaka ko mwongera mukabisubiramo neza ariko ibiki se ariko ubundi we namutesi bite byanyu kandi keza ndagaruka mu kiganiro ngende ngiye kumbaza ubugoge njye nawe turaziranye njye nawe dupfana iki kujya umbaza ubuzima bwanjye ubuzima bwanjye bushaka mu wowe namutesi se mupfana iki ni ngombwa ko ari umugore wanjye wakora iki urahita wahukana none njyewe ntabwo ndi we turabana urahukana we ni we none njye ndi iki hari ikintu wirengagiza mwarabyaranye mutete icyo yakora cyose akoze keza njye ndi keza nyene nyumva reka ari kungira nkaho ndi nta kibazo je turabyaranye sibyo ahise agenda akoze uburayi imyaka 2 yagarutse nzanyeho umwanda gute wumva yuko njye nari ndi mu burayi sinzi wari uri gene kumwe nawe twarabanaga ni wataye umwana wasize mu nzu kano kanyafuriza gufashe unzaniye imyanda ibyo bintu uri kwishyira uzanye umwanda ngo nsubire kwa murundi ngo ndumugore wiwe ako abantu mwaribonye uragira asenze mu tuntu twawe mu myanda kujya no wakora ngo uragarutse ngo ndumugore runaka nkire rero murundi ahangaha ntago twaje guterana amagambo je nawe se twazanye ahubwo genze n'uburyo waje menya ko ari nari kuhaza nta kibazo yamenya ko ari wowe bamugaye ngo twicare nari kuhaza ntago naje ari muri rwaserera yanjye nawe mfasha gusa ariko muri nago wagenda kino kibazo kidakira je menya ko keza nyene nyumva twumi nawe nanyumve sivyo yo menya ko ari we mwicaranye ngaha ariwe turi buhure ntabwo gena ari kuza ko ni stress karanira nari umwana ahararatuje icyo kujye karakibonera igihe kibuze naho niyo nkibuze na mirari aratigita nako akibona nugashaje uyu nguyu yaragiye arasoringa muri borozi we imyaka 2 akubise ndagarutse ndumugora munje gutora umwana ibyo uzuna byibagire no kuntekerezo byibagire ari kintu dupfaje twafana cyari kira cyoro none warakiye mpajya gusa gutangura mwana ubundi
ikuraho umwana usiko yukuyeho umwana n'umugabo agucika nta busobanuro bwiwe renge nege nabwo nyimukene naguye ngo icyo we no njye nshaka umwana wanjye ke ntago ibi bintu byakunda genda umubwira mu mwana wanjye ngo no guhunga ikibazo nende umubwira mu mwana wanjye ke njye genda umubwira mu mwana wanjye nta kindi nene ntago umuntu akora ikintu ngo gihite gikunda oya pe nta kindi kintu ubwa mbere nyine ugarutse si ubwa mbere muganiriye na murundi nta kindi kintu nkeneye mu buzima bwanjye umwana wanjye nibwo buzima bwanjye nta kindi oya nibyo ndi oya pe bigenze gakeya ntago murundi ari umuntu wasanga ubwire ngo mpereze umwana ngahita n'undi muntu wese nyine ibyo ni ibintu muzaganiraho mukabikemura ntago umuntu wasigiye umwana waza umubwira ngo mpereza ngahita guhereza nambabarire kuko nawe hari byinshi yanyuzemo basi ndamwinginze namfasha ese aragira ngo nkore iki nari ndi gushakisha nawe ubwo ibyo yari arimo arabizi ibyo uvuga birumvikana gusa nanone ntago waza ngo ubwire umuntu ngo mpereza umwana ngahitamo guhereza ibintu byose ni gake gake ubwo reba na buriya ke narashaka kunyumva nakeneye kuntega amatwi nganyumve ngo nzagende ngo njye gusuza umwana ngaruke kubera iki se niba ukeneye kongera kubona umwana we bitware gake gakeya navuga cyane ucishe bugufi kubera ko ni umufite niba ari ufite umwana umutwara gake kugira ngo uzamubone nyine ahubwo ukuntu bimeze no kutambajije ubundi iyo wikuyeho umwana uri umugore uba utandukanye n'umugabo burundu kubera ko ubundi iyo ufite umwana ugenda umukangisha umwana buriya nta mugabo upfa kwanga umwana ariko nk'ubu wamwikuyeho kugira ngo umurundi wongere umwumvishe ngo umwana biragoye gusa gake gake nirwo rugendo upfa kuba waje wowe ufata nimero za murundi ujye umuhamagara umubaza uti se umwana byibura utangira uyu munsi umwereka ko nyine ukeneye kumenya amakuru y'umwana naho we waragiye urazimira ntukajye unahamagara ngo nabaze umwana yumva ko nyine wagiye muri ubwo buraya naramuhamagaye ke naramuhamagaye mwumva ari kumbwira nabi nanyitayeho ndavuga okay kambe muretse wenda umujinya nushira nzamuvugisha none ndebera ndaje reba ukuntu anyakiriye reka tugane ku musozo icyo nakubwira nuko nyine wowe niba ukeneye umwana ukomeze ube hafi ujye ubaza amakuru y'umwana buriya kandi ni gake gake murundi ntago ari umuntu ugira umujinya mubi gake gake ujye umuvugisha mubonane gakeya igihe kizagera abyumve nyine kuko nawe hari byinshi yanyuzemo ari kumwe n'umwana reka mbwire badukurikiye twari turi kuganira ariko ntago byoroshye murabizi uko bimeze nyine umwana ni murundi umufite kandi tita nawe aramukeneye wakandika muri comment igitekerezo cyangwa inama yawe hanyuma nawe ukabagira inama kuri ibyo bibazo bafitanye reka dusoreze n'utwasura mu kiganiro cy'ubutaha